hashize iyo minota mwamuvugishije mukumva nimba ibyo bintu koko biri bushoboke cyangwa niba abagaye bose uko biri bugenda. Ahubwo njyewe amayinite yarangiye mwebwe ndamuha nimero za muganga yongera muhamagara mubaze uko bimeze. Okay. Nago na bya bindi Nabyo birahari. Ubu ngubu surandemera iki jewe? Ushaka iki? Gendere ndashaka. Hehe. Uretse tagiye kunsiga. Kamera mbwira abana. Hai. Arabaye none. Yes. Amafaranga yanjye ngwaye. Mvase. Nanga n'uyu nguyu isi. Webite. Kagasambu kari kantuburiye ubwo naje. Wirwana n'ubonye ibyawe. Wirwana. Kandi ari agatubuzi kari kanyibiye amafaranga. N'uyu. Amafaranga yanjye ndahabonye Imana ishimwe we. Muhamagare mushimire mbabarira pe muhamagare musaragumano. Ndamukuraho ninjira bikora ninjira utanga uburenganzira uranyumva. Urakoze pe. Amafaranga yawe yose wayabonye uko ari 800. Ntago nitaye ku mubare wayo ikizima nuko nyabonye undi se sinana yabuze yose. Nta gice na kimwe yari yakoze. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi uko subscribe n'ugushimira cyane atarikora ino mwanya kugira ngo uyikore ujye basha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bucace mu gace umwami byayishuwe ntimankokora niyo gahunda yanjye mu bice biba bigiye bitandukanye mu bari mu bice bitandukanye mibigi njabega niko mbasuhuza mu bari mu bihugu bigiye bitandukanye mutumva ururimi rw'ikinyarwanda hirya no hino inkuru ziba zigiye zitandukanye uyu munsi rero abanibereye za Musanze ahantu mu misozi muri kureba ibirunga hari hakurya nuko imvura yaguye nyine bitari kugaragara fresh ariko ni amakuru manyene nshaka cyaza nkuru ziba zigiye zitandukanye rero kandi hirya no hino utameze neza wowe nkubwa ngo wihangane nibutameze neza ihangane uyu munsi niba byanze ejo bizakunda ibintu bizagenda neza cyane. Ikimagaritse hano rero dore ukuntu gihagaze inkuru ijye kwasangiza imeze gutya naye ndi hangaha ndi kwitembera muri isoko yaje kwigurira kende ko kwifubika ngiye kumva rumva umukobwa ari gusakuza ngo bamwibye ngo bamwibiye amafaranga rero ndavana rero nanjye ikintu cyanjye n'umuntu kandi namakuru ngomba kugenda mbashakira giye atandukanye. Kamera mfasha gutya kamera mfasha twe abantu uwo muntu bahagaze hariya nari muvugishije kuri inyuma ya kamera agemera ko tugiye kuganira akambwira ukuntu bahagaze ngwino twagiye kambasange hano ganirire yari byo umeze neza ntago ari neza pe ntago ari neza kubera iki se abakene ntabwo bari kuboneka se kubikuza no kubitsa kumbaza sawa ugurinde kuri kumbaza urinde ati kwiganira ngiye gutya ntago ari neza ntago ari neza yagenze bite umuntu aranyibye kuri kugira iryo nawe tuganirize bimeze bite bamwibye amafaranga kuri telefone ariko icyo nkora muziki ariko urebye nubwo bamwibye amafaranga kuri telefone arayabona arayabona si umujura bwacyara aho ngaho ntiyigendeye yagiye ariko natwe ubwashize batwibye inka ariko iyo nka twarayibonye mu rugo iwacu batwibye inka njyewe kugira ngo tuganire abantu njyewe icyo ndi bukore ndaguha nimero ya muganga igira nese igihe urayimenya igira ngo byagenze bite inka yo mu rugo barayibye duhamagara muganga yarayitugarurije ariko ikintu nakoze uyu naye nkimara kubona ibimubayeho namuhamagariye muganga nawe amufashe kubona amafaranga ye. Uzi ko abaganga bavura abantu indwara ndetse ubwo ni uburwayi oya ushaka kuba atari uburwayi muganga umeze se n'umupfumu se ni umuganga umeze ni umuganga w'umupfumu ugaruza ibyo batwaye. Okay. Wamuhamagaye? Namuhamagaye yarambwiye nyuma y'iminota 30. 25 niyo tubwiye ko simwizeye neza kubera ko ni ibintu ntazi ntamenyereye. Hashize iminota 27.
ubwo ngubwo none se okay turi aho ngaho shana umuntu aranyebye pe arantuburiye ntaganyibye arantuburiye ntaganyibye kuko yari asanzwe ari umukiriya wanjye mbere ngiye kumuhereza amayinite ngiye kureba kuko mbyitayeho nyuma ngiye n'amayinite nanayamuhaye byose nabimuhaye nsanze nyibye 800. Yesu we 800 arayatwaye ubu byandenze nabuze mvuga nabaye nk'ikimara we asanze ndimeze gutya we ahita ambwira ngo hari umuntu wamfasha ubwo nyine nibyo ntegereje iminota wagufasha meze bite fresh hari nande kumva ibibazo byawe none nyine ngira hino tinya mikoro atinya mikoro umva ntangane nyine ikibazo mfite ni iki kimeze gutya uwo muntu wadufashije ugakora ukazingo mutaka kugira ngo tuganire n'abantu bagire nifatira amashusho neza kamera dufatira amashusho neza uwo muntu mwahamagaye wenda mugengeza ahangaha hashize iyo minota mwamuvugishije mukumva nimba ibyo bintu koko biri bushoboke cyangwa niba abatubuzi babeye umva ntabwo nzi ko ari umutubuzi ariko umuntu wabimbwiye ndamwizeye kandi uwo muntu numvise muziho ukuntu nase wahamagaye umugabo ukamubaza iyo minota yaguhaye ubwo nashira 30 wamuhamagaye ukamubaza uko biri bigenda ahubwo njyewe amayinite yarangiye mwebwe ndamuha nimero za muganga yongera muhamagara mubaze uko bimeze okay ntago muhamagare twumva tumenye ibyo ari byo natwe shambabarira we naho abantu bose babonye ko bataba mutwe bahuriye kaye byandenze amayinite mfite reka cyetse manje kuya amafaranga yose yajyanye nayo mfite yose amayinite mfiteho zemba mfite amayinite mbaremere ni ahari tujye nabigenzane abigenzane kanze mbaremere so muganga se ubona mfaya yagaruza amana ariko muganga abantu babeshya njye numva izina rye cyane none ufite icyizere ndagifite wasigo umuntu mutezi w'ingore ngo muganga niwe uyu nguyu allo mwiriwe neza mwiriwe amakuru amahoro ni bande tuvugana asonye kuvugana Kiroso kuri sawa show umunyamakuru yego ni ibiki mwifuza reka ngura amayinite ndumva telefone yanjye isonye mbabaza icyo nashaka kubabaza mwakoze amayinite yanjye ashizeho nayo ese ubu turakora iki ariko ntabwo uzanatuye atuye mu rugo iwabo ntabwo nahamenya kuko natwe twamuhamagaye agiye kuduha ubufasha nk'uko kose Enda kufakusha mopo batunachona mu Rwanda. Kanze ngura amayinite oya bubwira abantu ukuntu ubundi byagenze bubwira abantu ukuntu byagenze fasha mikoro shayagure pe ni umuntu nyine wanyibye yantuburiye kuri telefone yaraje kugura amayinite ni umuntu nsanzwe dukorana mwamubanye gute ni umuntu nyine biraho nko muri quartier umuntu aza akagura amayinite none harangije aranyeba mbaza ukuntu bigenze agiye sini ubibonye hashize nk'iminota 5 agiye kwa bambwiye ngo yabikuje ese yakura shamu kare ngana nyine izi mikoro kanzi kanzi nkwereke
nageze. Okay. Wongera za nimero ngire zanyandikiremo. Wongera zandikemo. Zandikemo. Kanze muhamagare mubaze nanjye ibyo ari byo. Nese nitagaruka urumva biri bigende bitewe. Oya kugaruka kandi byizeye ko birakunda. Yego amayinite nayaguze. Yandi kukubwira ko ari Kiroso. Izi nimero zawe zihawe n'abantu nsanze ahantu ku gasoko mu ikaritsiye nari nciye. Bavuga ko ngo ari umukobwa by'amafaranga none ngo mwabwe ko ari bugaruke. Namufasha akabasha kuyabona. Ngo wabimubwiye bamuhaye iminota 30 kandi ngo irashize. Uramubwira ngo iminota 30 ngo urabikunze. Namubwiye ni bagende uranyumva neza. Bagende bagira ahantu ku muhanda niho baramusanga ahagaze kuko namuzirikiye aho yarageze nta n'igice na kimwe yari yakuraho. Turamenyera agana hese ubwo ngubwo ko Mugende ni ku muhanda wa kaburimbo urukunyumva neza kuko umukobwa yaramuzi neza. Arahazi. Amagenda musanga ahagaze. Mubaze bishaka kuvuga. Muga. Ndakumva. Muraho neza. Meze ute? Ndaho ndakomeye. Nshaka amafaranga yanjye banyibye pe barantuburiye nigenda ku muhanda uranyumva neza uramusanga ahagaze. Hagana he kuri bita mu mwihorere ku muhanda wa kaburimbo. Sawa murakoze reka turebe katugerageze. Genda yafite murasanga yafite. Mbyizere se muga mbyizere. Genda urasanga amafaranga ariko kugira umukuraho urukumva ufata ibyawe mu mwihorere kugira undi muntu umukozaho n'imitwe y'intoki. Nta kibazo kadebe ndahita nguhamagara nibikunze. Nta kibazo kambyizere. Urakoze. Reka tugende niba muhaze nyine turajya nanjye ntabwo ndi bukuraho kamera. Ngo nanjye turajya ntabwo nkuraho kamera. Sawa mujye muramusanga. Bimeze bite? Narebe. Fresh. Cyane. Nuko niyo mugabo Innocent. Iyo ubonye umuntu bamuturiye gutya bakamutwara amafaranga bivuga gute? Ubibona gute? Ese wayifata gute nako nyine no kuyangana. Abantu babatuze se bisanzwe byo kwiba mwaje tugasabara mwibi cyangwa n'abandi batura amafaranga. Cyane. Warubize? Ntago nari mbizi gusa nyine akinki na kenshi bikunze kubaho to. Bibaho uba kenshi na kenshi. Okay, ana bayita muki? Kagwasa. Ni Kagwasa yani Kagwasa. Ese biza bitari hari ibintu mu mucuruza gutya biheze n'ibiki? Bijyanye n'iki? Ibijyanye n'ibiryo n'ibyo kurya bimeze neza nta kibazo. Bimeze neza nta kibazo ibiryo. Ibiryo. Byose bimeze neza. Mumuheka akayira. Ni King. Umwami wa Karwasa. King. Yego. Bimeze bite? Ni sawa. Ni wane. Nakubona kabisa ubuyoboye hano. Karwasa ninge King. Ninge mwami. Akira sha. Mwami wawe. Biragenda se? Nta mutima mubi. Nese nk'umwami wahangaha hano hari iki gishya cyakizima ibintu bihari biheze ni byiza byose birahari kuko ni mu bwami bwanjye. Mu bwami bwawe ibintu birahari. Ibintu byose. Bimeze neza. Icyo ushaka cyose. Na bya bindi. Nabyo birahari. Ubu ngubu surandemera iki jewe? Ushaka iki? Gendere ndashaka ikintu uri bundemere ko byane n'igihe Kigali za Kamusteri. Kirasha. Urakanca. Ndakagutamo. Ariko nawe ntugire ngo ndi kwibaraguza. Nyuma y'inkuru turicara ahantu. Nimba ngutayemo kamwe urabonamo tubiri. Bitwaye ikisakira. Nta mutima mu. Reka ngomeze nkurikirane ukuntu bimeze. Bari genda rungana gutya mwaka byanyu tutaranamubona. Ndakanagira muri ayo mazi. Nshaka pe. Sekunde bo wihebye none sensekesha nawe niko gisetse. Ese n'ubwa mbere byabikubaye ibyo bintu? N'ubwa mbere byambaho ubu ndi kumva ntanabizi ko byabaye. Nyine ntago ndabyakira. Wari umaze igihe kingana iki mu bwagenti? Umwaka wari ugiye kuzura. Umwaka wari ugiye kuzura. Kuri kaburimbo kandi kaburimbo kwisatira. Tera gatambwe nyine turi.
twihute tugire. ariko ndamuzi uwo muntu ndamuzi nimubona ndahita mbimenya. None se muri bagenzi bawe mwamusanzwe mukorana? Oya ntabwo dusa. Nta wundi byabaho ibyo bintu. Kandi ibyo bintu bibaho cyane turabyumva ku maradiyo ku mateleviziyo. Ku maradiyo ariko nta muntu. Inshuti oya bibaho ndabizi ko bibaho. Abatubuzi barahari pe. Ubuse ku bantu badukurikiye mu bice bigiye bitandukanye n'iki wababwira nubwo utarabona amafaranga yawe na kugira ibyo uvuga ibintu? Babwira iki se? Babwira iki? Nta kintu wavuga. Ndakivuga mbanye amafaranga yanjye. Yanjye none. Yakubwiye ngo wamvugishije yambwiye ko ikaburimbo ariko ndamuzi. Umukobwa ndamuzi nimubona ndahita mumenya ariko ikibazo kaburimbo yatubwiye ni cyane uriya muntu aratubura. Simbizi kabisa. Nese asanga tubura. Igihe twagendeye uzi. Kongera tumuvugishe se? Ongera umuvugishe twende. Ese reka nkubaze. Kuko ndamenya kuri kaburimbo yambwiye. Kaburimbo twagezeho. Sende shonda yenda bana ntasoje ikiganiro rwose namenye ibyo ari byo. Ndamubonye aho. Hehe. Uretse tagiye kunsiga. Kamera kubwira abana. Hayi. Arabaye none. Turashize. Kati. Yes. Amafaranga yanjye ngaya. Mvase. Gende. Nanga n'uyungu wisu. Webite. Kagasambu kari kantuburiye uko na wirwana n'ubonye ibyawe. Bajye bareka kwiba. Wirwana. Kandi ari agatubuzi kari kanyibiye amafaranga. N'uyu. Nta soni ufite kutavuga se. Webite. Dibare base ntavuge. Kumva nana. Ariko wirwana ntabwo ari se. Amafaranga yanjye ndahabonye Imana ishimwe we. Hore. None se muhamagare. Muhamagare se bigende bite kubonye amafaranga ndumva bigende bite. Nyine muhamagare mushimire mbabarira pe muhamagare mushimire. Mushimire. Anatagira amayinite se koko harihirwa na kanga. Kandebe. Gira. Yes. Se abaze ko ndebisha koshi yuzuye ariyo yari yuzuye. Alo mwakira muvugisha. Muga. Oui. Amafaranga ndabonye. Wabonye? Ndabonye. Kugira umuntu mukora kugira umuntu mukoraho. Uranyumva? Cyanze no kuvuga. Nagumishira ngaho yarari. Sawa urakoze. Urukunyumva? Noneho rukumva? Oui. Mukubite. Aro? Oui. Afite n'ibindi bintu agenda atera abantu nk'abo ngabo bakoze b'MTN akabatera ibintu. Uranyumva? Ndakumva muga. Akabatuburira amafaranga akayajana agacupa imibare zabo zibanga akabatuburira akayajana. Ni ibintu asanzwe akora ndakumva. Ni ibintu afite n'ikirimo ikintu abatunga nta kibereke nacyo. Kiracecetse nta nubwo kiri kuvuga kirajunja. Ndamukuraho ninjira bikora ninjira utanga uburenganzira. Uranyumva? Urakoze pe. Amafaranga yawe yose wayabonye uko ari 800. Ntago nitaye ku mubare wayo ikizima nuko nyabonye undi se sinana yabuze yose. Nta gice na kimwe yari yakozeho. Afite n'ibiti agenda kunyigira kandi. Sawa urakoze nzaza kugushimira pe. Murakoze. Sawa mu biri kamwikurira. Ko muga. Ndakumva. Kibazo cyanjye nkanjye ku ndeba amafaranga waragiye. Sewe wowe se wirukankano urasize umuntu ameze gutya wowe kwahise agenda asize umuntu ameze. Umuntu kundi atari abandi bose babera amasomo be kuzajya batwara ibintu by'abandi be kuzajya bahemuka. Dore nko mwaje dufaranga twe twayifashishaga none dore yaradutwerera yacu numare wibanga. Ikibazo ngize cy'amatsiko kumufashije udahari ibintu byose kuba bibereye kuri telefoni izembara gukoresha. Mumukubite gatatu arahita avuga uko abigenza. Mumukubite gatatu. Bamukubita gatatu arahita aba muzima. Ushaka ikintu mumukubite urushirimwe kabiri gatatu ako mwakubita cyane da. Ngwino hano. Arahita avuga. Heswe. Kandi n'undi munsi agiye kuzongera. Ngo mukubite ngo gatatu. Heze akubite he? Akubite ku matama. Kwitama.
niho kiravuga se kiravuga icyo gisambo shana namukubita hamwe ugira cyane ariko Mumbabarire ntabwo bizongera ni mumbabarire ni ukuri iyi miti niyo nkoresha ndi gutera abantu dore n'i Kigali hose ngerayo no mu Bugande ni mumbabarire ntabwo nzongera muga reka umva nimero zanjye zishyira ku kiganiro uzagira ikibazo zakubaze nimba haba muri Amerika haba muri Australia hariho hose ngerayo ndabafasha nta kibazo we kuzajya bagira ikibazo mba mpari reka muga turakiraho nimero zawe uzakenera ubufasha uzamufashe reka muvugishe uyu mukobwa numve yego none se we umva se ni byiza ni mumbabarire ntabwo nzongera nyine ni imiti ngenda ku bajenti nkabatera ibiri muri kano kantu nkabiba ni mumbabarire ntabwo nzongera ese hano wageze utera nyine ntabwo ari hano honyine mbikora n'i Kigali hose ngerayo no mu Bugande n'Igisenyi hose ni mumbabarire ntabwo bizongera kugira ngo uhagaze ahangaha se wageze nanjye naje nisanga hano nari mvuye kwiba umuntu none nabonye nisanze hano ni mumbabarire nasanze mpagaze hano ntabwo nzi ukuntu byahagenze ariko ni mumbabarire munyize ntabwo bizongera gusa akanya bihagaze bite wowe urumva umeze uko nari meze mbere ntabwo ariko meze buno ndumva aho gakeya biri kugenda neza mwese abantu bazaba iki kiganiro bakabona ukuntu bimeze n'ibyabaye n'icyo wafata icyo nababwira nabwira abantu birinda ubujura ntabwo ari bwiza ni ukuri pe ni mumbabarire ndasaba imbabazi nabo nahemukiye bose gusa abo ngabo bizagenda bite turizigiza bibaza abo bizagenda bite ntibambabare ntabwo bizongera ni ukuri n'iyi miti nakoreshaga ngiye kuyita ntabwo nzongera kuyikoresha yabaga muri kano kantu yabaga muri aka kantu neza waba uri wenyine cyangwa abandi bantu mwagamo mbandi njyenyine ndagenda nkajya kuyikora muri Bugande nayizana nkayitera abantu turashize rero mana yanjye rero ikiganiro ngishoreje ahangaha inkuru nyisoreje ahangaha kamera reka dusoze inkuru nyisoreje ahangaha ubwo uriya mukobwa abonye amafaranga ye ese yanagiye yahise yigendera sizanagiye inkuru yanjye ngishoreje ahangaha ni ibice mu gace n'ikibazo ko bisanzwe ndabemera cyane ku makuru agiye atandukanye ciao ciao